ingingo y'uyu munsi ni isi n'ubukire. Muri kumwe nanjye Niyibizi Theogene. Ingingo ya mbere, isi. Isi ni iki? Iyo tuvuze isi, abenshi hari icyo twumva, ariko isi ifite ibisobanuro byinshi bitandukanye, ariko mu by'ukuri iby'ingenzi bikunda gukoreshwa ndetse bizwi na benshi. Burya isi ifite ibisobanuro bitatu. Hari aho tuvuga isi dushaka kuvuga abaturage, hari aho tuvuga isi dushaka kuvuga umubumbe, hari n'aho tuvuga isi dushaka kuvuga igice cy'ubutaka tubona, igice tubonesha amaso yacu, aho naho tugashaka kuvuga isi. Reka noneho dusobanukirwe ibi bice uko ari bitatu mu buryo burambuye. Igisobanuro cya mbere ni isi tuvuga dushaka kuvuga abantu cyangwa se muntu, mbese ni nk'aho twavuga isi muntu. Isi muntu byaje bite? Isi muntu ni iki? Ni icyo ngicyo tugiye noneho kureba. Isi muntu ni iki? Byo byaje bite? Iyo twitegereje neza dusanga iyi si ariyo twavuze isi muntu, ariyo twise isi muntu, niyo nyirabyose, ari igenga ziriya si zindi uko ari ebyiri, ziriya zindi twavuze, cyane ko ari n'ibwiriza ry'Imana nk'uko Bibiliya bivuga. Igitabo cy'Intangiriro umutwe wa mbere umurongo wa mbere kugera ku wa 31 n'umutwe wa kabiri umurongo wa mbere kugera ku wa 4. Icyo dushaka kuvuga ahangaha ntabwo ari ugusesengura cyangwa gusobanura Bibiliya, ahubwo turashaka kureba isi, icyo twita isi uyu munsi. Ese isi yaragijwe nde? Ku murongo wa 28 barabitubwira neza. Uhereye ku wa 27 nuko Imana irema muntu mu ishusho ryayo, imurema mu ishusho ry'Imana, ibarema ari umugabo n'umugore. Ku murongo wa 28 Imana ibaha umugisha, irababwira iti nimwororoke mugwire mukwire isi yose, muyitegeke, mugenge ifi zo mu nyanja n'ibiguruka byo mu kirere n'ikizima cyose kikurura ku butaka. Imana iravuga iti dore mbahaye icyatsi cyose cyera imbuto ku isi hose, n'igiti cyose cyera imbuto zifitemo umurama, bizaba ibiryo byanyu. Reka tugarukire aho ngaho dusoma Bibiliya. Kubera iki dusomye iri jambo? Iri jambo turisomye kugira ngo tubashe kumva neza isi. Isi niyo yaremwe, uko yabayeho byose turabyumvise. Imana imaze kurema byose nibwo yaremye muntu, iri mu mugabo n'umugore, ibaha byose ngo babitegeke, babigenge, mbese babyinjoyinge nk'uko indimi z'uyu munsi zimeze. Nyuma y'aha rero ubanza aribwo muntu yatangiye kuba boss y'ibiremwa byose, atangira kubitegeka uko ashaka no kubibyaza umusaruro kugeza uyu munsi. Uko muntu yakomeje gutegeka isi n'ibiriho byose, wakibaza noneho uti none se kandi muntu yaje gutegeka undi akagera naho mugira umucakara we, kandi bose baremwe mu ishusho y'Imana, yewe baranahawe uburenganzira bumwe ku bukire cyangwa imitungo yose Imana yari ishyize imbere yabo ngo bayitegeke. Kuki se bigeze naho bamaranye bapfa iby'Imana yaremye imbere yabo, yarangiza ikabiha ngo babibemo? Icyo kibazo wakibaza. Kuki umuntu ashaka gukira cyane se? Bamwe ngo ni umuvumo Imana yavumye Gahini. None se ko twese dushaka ubukire ku neza no ku nabi, twese dukomoka kuri Gahini? Kuki se twaryozwa ibyaha tutagizeho uruhare, hakaba hakomeje kubaho abahohoterwa nk'abiri? Mu by'ukuri isi muntu ubu yabaye umuvumo gusa, ku buryo abantu bayitinya kubi, ndetse mu mvugo zacu tunahamya tweruye ku isi ari mbi, ko nta cyiza cyayo. Ariko mu by'ukuri iyo dusesenguye neza, iyo turebye neza, ntabwo tuvuga umubumbe, ntabwo tuvuga ko umubumbe ari mubi, ni mwiza kuko niwo dushaka. Ntabwo tuvuga ko ubutaka dutuyeho tureba imbere yacu, ubutaka ntabwo ari bubi, ni bwiza nibwo turwanira. Ahubwo isi tuvuga ko ari mbi ni isi muntu yahawe kugenga byose. Dufashe ingero, nuko na Bibiliya irabitubwira, itubwira ko isi izashira. Iyo bavuze ko isi izashira, muntu niwe uhahamuka. Umubumbe ntacyo butwaye, ubutaka ntibugira ubwoba, ariko muntu aratetira, muntu arahamuka.
ahahamurwa n'iki, ko hazashira isi muntu ababazwa n'iki, muntu atinya iki, muntu se yaba atinya ko isi izashira akabura hasigara? Ibyo ari byo byose igisobanuro ni uko hari isi muntu, kandi iyo si muntu akaba ishobora kuzashira. Niba ako kaga kazabaho, isi muntu ishobora kuzahura n'ibibazo. Iyo bavuga ko isi ari ingome, ko itagira impuhwe, ko isi itarakaranga ikimushakira ibirungo, ko isi izunguruka byose bikiyubika, ko isi idasakaye, n'indi migani myinshi. Utekereza ko bavuze ziriya si zindi ebyiri? Utekereza ko bavuze se isi mubumbe? Bavuze se ubutaka tureba? Ari ibyo ngibyo bavuga gusa, umuntu yakwicinya icyara akumva bitamureba. Baba bavuga isi muntu. Isi muntu iragowe. Isi muntu niyo ibibwirwa. Isi muntu niyo bavuga ko ari mbi. Isi muntu niyo ikaranga abantu. Isi muntu niyo bavuga ko ari ingoma. Kuko burya ziriya si zindi nta n'icyo zidutwaye, kandi iyo hagize ibibi zikora zibiterwa n'imyitwarire mibi ya muntu izifata nabi, bigasa naho nazo zivumbuye zikihorera ku bibi muntu azikorera. Dufata urugero, none se muntu niba wohereza ibyuka mu kirere, ibyuka bisenya agakingirizo k'izuba, ikirere kigahindagurika kuko utabishakaga, imvura ikagwa ikarimbagura abantu, izuba rikaka, amashamba agasha, ibihuru bikagurumana, ibyo byose bigira ingaruka ku muntu. Ariko nubwo bigira ingaruka ku muntu, burya ni muntu uba yabiteye. Sinzi wavuze ngo l'homme est responsable de sa mort. Burya tuba twabigizemo uruhare. Naho isi mubumbe burya nta ruhare bigiramo. Umuntu yitonze akayitegeka uko Imana yamubwiye, umenye isi mubumbe ntacyo yamutwara. Reka noneho turebe isi mubumbe. Isi mubumbe mu by'ukuri ni isi abantu benshi tudasobanukirwa neza, kubera ko igizwe n'uruhurirane rw'ibintu byinshi bisaba abahanga kwinjira mu bumenyi buhanitse. Nko kumenya ko isi ari umubumbe, ntimuzi ko hari n'ababizize? Uwabazagarira yakubwira ko yabizize. Azira kuvuga ko isi ari umubumbe ndetse ko izunguruka izuba, abahasize agatwe. Ariko ukuri kwe kwaje kumenyekana, kwaje kugaragara, ndetse n'abamuhitanye bashobora kuba bari bazi neza ko ibyo avuga ari ukuri, ariko kubera ko hari izindi nyigisho bari baratanze, nta kundi byari kugenda. Kugira ngo wemere ko isi ari umubumbe, amaso yacu ntitwabibona, ariko abahanga mu by'ubumenyi bw'ikirere barabireba, baranabyerekana, ndetse n'uwashaka kubyumva yabyumva. Nubwo bisaba kubyiga mu mashuri, ndetse abize muri yandi aciriritse yo mu bihugu bikennye, dusigara twibaza ukuntu umubumbe upimye amamiliyari menshi y'amatoni uguma mu kirere uzunguruka izuba, ntitubyumve pe. Tutise ubundi kuki se wenda amazi y'inyanja yo atameneka kandi isi imeze nk'igi? N'ibindi bibazo byinshi. Abandi batise ko tudahirima, abandi ayo matoni aguma mu kirere ko kititura hasi, kandi duterera akantu hejuru kakagwa hasi. Ariko ahubwira ati hari force de pesanteur ba ku isi, ahatari ku isi ntayihari. Ibyo byose ni ubwenge muntu yavumbuye abushyira ahagaragara, butwemeza kandi butugaragariza neza ko isi ari umubumbe, ndetse uwo mubumbe nawo ntacyo dutwaye. Ariko byose isi muntu niyo iri gukorogoshora, niyo iri gukubagana, niyo iri mu bukorikori, ishaka kureba n'akari imurori, ishaka kureba n'ibindi ndetse n'ibitayireba, ndetse ikabijya kubireba nyuma yo kugira ibyago by'ubukorogoshozi bwayo. Ibyago byayigwira igatangira igakorogoshora ishaka ibisubizo. None se iyi si mubumbe, tumaze kubona ko ari umubumbe koko tukabyemeranyaho, isi mubumbe izenguruka izuba mu cyo bita système solaire, ariko ikidushishikaje si iki ngiki, ahubwo iyi si yo ibanyite n'izindi ebyiri zisigaye. Nayo se hari ikibazo iteje? Isi mubumbe yabiteza ikibazo biyiturutseho, cyangwa ibibazo byinshi bigwirira muntu kubera ibyo aba yayikoreye, ubundi nayo ikidurumbanya kubera ingaruka z'ibibi isi muntu yakoze.
muri bwa butegetsi Imana yahaye umuntu ngo ayitegeke akirirwa yikorogoshora ayisukamo ibyuka ayisukaho ibintu bibi cyane, bikazarangira nayo yivumbuye. Iyo niyo si mubumbe uyu munsi abenshi tutazi, twumva bavuga ngo turi mu kirere, ngo umubumbe uzenguruka izuba, tukabona burije burakeye, ngo buriya ngo isi irazungurutse, ngo isi yizengurutseho, ngo none tugiye ku ruhande rw'izuba burakeye, ngo none isi yizengurutseho, tugiye ku ruhande rutariho izuba burije. Bikaba ari ukuri, abahanga bakabyerekana, kandi ibyo koko ni ukuri kutagibwaho impaka. Iyo niyo si mubumbe itagize icyo dutwaye, yibereye hariya, ariko ubukozi bw'ibibi bwa muntu bukomeje kuyiteza akaga. Isi mubumbe iratabaza. Reka noneho turebe isi butaka, igisobanuro cya gatatu. Isi butaka iyo ntitwayivugaho byinshi, iyo ntawe utayizi, iyo tugura ibibanza, iyo twirirwa tuyitondagiraho, tuyikoraho imihanda, tuyubakaho amazu, tuyihinga, tuyikora ibyo dukora byose, tubikorera kuri iyi si butaka. Iyi si butaka tureba, iyi si butaka iriho abantu, iyi si butaka iriho amazi, iyi si butaka iriho amashamba twonona, iyi si butaka iriho byose bidutunze. Iyi si butaka turayizi bihagije. Mbese ni iki gice cy'isi tureba n'amaso yacu, bidasabye ko tubanza kujya kubyiga no gukora ubundi bushakashatsi, ahubwo ibyo byonyine kuba tuyituyeho bisobanuye neza ko iki gice twise isi butaka tukizi. Imiterere ndetse n'uburyo bwiza bwo kugicunga byose tubisobanukiwe bihagije. Nta watwigisha kubicunga kuko nibyo bidutunze, ntako tuba tutagize. Ahubwo ubukorogoshozi bwa muntu nibwo butuma isi butaka nayo irushaho kwangirika. Niba wahinga gufumbije ifumbire mborera, ugasanga imvaruganda iraje, bwa bukorogoshozi bwo mu ruganda ukazana imvaruganda. Imvaruganda nuyikoresha cyane utayivanze n'imborera, ubutaka bwawe buzera gake, buzera 2 3, ubwa 4 ntacyo uzavanamo. Ngo ubwo bukorogoshozi bwa muntu bukomeje kwangiza isi mubumbe, bukomeje kwangiza isi butaka, ndetse bukangiza n'isi muntu nawe ntiyiretse. Ngibyo ibisobanuro by'isi. Ingingo turiho n'isi n'ubukire. Iyi si murayibona mute? Iyi si murayitunga mute? Iyi si turwanira turayigira dute mu by'ukuri? Ko isi muntu yakanuye akaba ashaka kuyihindanya, bizagenda bite mu by'ukuri? Ngiyo isi muntu, ngiyo isi ubutaka, ngiyo isi mubumbe, ngiyo isi tureba, ubundi tukajya hariya tukayirwanira kakahava, buri wese ayitiye, buri wese ayifata uko abyumva, buri wese akayifata uko abishaka. Reka noneho turebe ubukire. Ubukire, iyo wavuze ubukire wumva iki? Ubukire ni iki? Iyo uvuga ngo uriya ni umukire, ubishingira kuki? Kiriya gihugu kirakize, ubishingira kuki? Ubukire ni iki? Ubukire cyangwa ubutunzi ni agaciro k'imitungo yose itunzwe n'igihugu, ibigo, amasosiyete atandukanye, cyangwa se umuntu ku giti cye. Ubukire bushobora gukomoka ku musaruro w'ibikorwa bitandukanye, bushobora gukomoka mu misoro y'abanyagihugu, bushobora guturuka ku murage w'abakurambere bawe cyangwa se impano, yewe no ku bujura bwakozwe mu buryo ubwo ari bwo bwose hashobora gukomokamo ubukire bukomeye. Ni ukuvuga ngo ubukire ntabwo mu by'ukuri bwo buboneka buturutse mu nzira zimwe. Niyo mpamvu hari abubona mu nzira nziza, hakaba n'abubona mu nzira mbi, ariko bose bakagera ku bukire. Muri iyi ngingo niho tuzumva neza mu by'ukuri ubukungu, imari n'ubucuruzi muri iyi si bikorwa na muntu bikorwa bite. Muntu cyangwa se yasi muntu twavuze akomeje kongera uburyo bwinshi n'amayeri menshi, uburyo bwiza n'ububi bwo gushaka ubutunzi, ndetse kandi yewe yashyizeho n'uburyo bwemewe mpuzamahanga bwo gucunga no kurinda ubwo butunzi bwe. Niyo mpamvu tugomba no kureba uko ubucuruzi butandukanye bukorwa. Ubukungu bw'isi se bwo bucunzwe bute? Ibaruramari umunsi ku munsi barongera amategeko n'amabwiriza,
byose bigezeho uyu munsi. Ibyo byose ni uburyo isi muntu ikomeza gushyiraho kugira ngo ibone uko yikubira ndetse inarinde utwayo. Ngiyo isi muntu ikomeje guhimba amayeri, ikomeje guhimba amanyanga kugira ngo ibone uko yigarurira byose itaretse n'abantu mugenzi wayo. Noneho nk'ubu ngubu wakubaza ngo ubukire bw'igihugu bwo buturuka hehe? Twavuze ubukire bushobora kuba ubw'igihugu, ubwa sosiyete, ubw'umuntu ku giti cye, ubw'itsinda ry'abantu. Ubukire bw'igihugu se bwo buturuka hehe? Ubundi si igihugu ni iki? Iyo bavuze igihugu wowe wumva iki? Igihugu ushobora kucyumva mu buryo butandukanye. Ushobora kumva abantu, ushobora kumva aho imipaka igarukiye, ariko mu by'ukuri ubukire bw'icyo gihugu tuvuga buri munsi, igihugu cyawe ni ikihe ukakivuga, ubukire bwacyo buturuka hehe? Ubukire bw'igihugu buturuka ku misoro itandukanye y'abaturage, ndetse kenshi iyo misoro aba ari n'umutwaro ku baturage, bakawutanga binuba, yewe n'abarenze ku mategeko ajyanye nabo bagahanwa bikomeye. Igihugu kandi gishobora gusaba inguzanyo gifite abaturage bakennye, ubundi leta ikazajya yishyura buhoro buhoro uko ubushobozi bwiyongera. Iyo hari na za leta zinanirwa kwishyura, ubundi zigasonerwa cyangwa zikambura abazigurije. Ngubwo ubukungu bw'igihugu. Nubwo hari abavuga ko ubukungu bw'igihugu ari abaturage, namwe mubyumve neza, kuba muri benshi ariko ntacyo mwinjiza mu kigega cy'igihugu, muba murutwa n'abadahari. Abaturage iyo bavuga ko ari bo ubukungu bw'igihugu, baba bashatse kuvuga ko bababyaza umusaruro ukaboneka. Ntabwo ari uko ubwinshi bwanyu ari bwo bukungu, ahubwo icyabaturukamo nibwo bukungu bw'igihugu. Ni ukuvuga ngo mudahari nta cyaboneka. Kubaho kwanyu rero niko kuratuma igihugu kigira icyo kibona. Niyo mpamvu namwe muri ubukungu. Umusoro ni iki? Umusoro ukomoka he? Umusoro ni icyo ukatwa ntacyo kiri bukwinjirize ku itegeko ry'ubutegetsi bwite bwa leta cyangwa akarere k'igihugu ukoreramo, ugakatwa ku mitungo n'ibikorwa by'abaturage b'icyo gihugu cyangwa abanyamahanga bahafite ibikorwa bibyara inyungu. Umusoro wifashishwa na za leta mu gushyira mu bikorwa ingengo z'imari zabyo ku bw'inyungu rusange. Umusoro ubarwa ushingiye ku bintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere, igisoreshwa, icyo twita assiette de l'impôt. Icya kabiri ni ijanisha, pourcentage. Icya gatatu ni uburyo ugomba gutanga uwo musoro. Niba uzawutanga ku mwaka, niba uzawutanga ku gihembwe, niba uzawutanga ku kwezi, biterwa n'uburyo itegeko ryashyizeho kandi ukaryubahiriza. Ndetse kandi ibihugu birimo na demokarasi burya umusoro ho ugenwa hagendewe ku bushobozi bw'abaturage, bikanagirwamo uruhare rwose, uruhare rukomeye n'ubutegetsi n'abahagarariye abaturage. Ntabwo umusoro uza ngo widumba aho ngaho ubundi abantu bashorere bakurikire, kuko hari ababa badashoboye kuwutanga. Umusoro si ubundi amateka yawo ni ayahe? Abenshi ko twumva batubwira umusoro, tukawumva bawuvuga, tukabona tuwakwa, tukabona tuwutanga, bamwe twijujuta, abandi twinuba. Se mugira ngo umusoro ni uwa vuba cyane? Se mugira ngo ni mwe muwutanze mwenyine? Ahubwo ubu byaroroshye. Umusoro wabayeho kuva kera cyane, kandi kugeza uyu munsi igisobanuro cyawo kiracyari kimwe rwose. Wenda hahindagurika ibitangwa nk'umusoro, kuko mbere yuko habaho amafaranga umusoro watangwaga mu bintu bitandukanye, nk'igice cy'umusaruro wejejwe. Hari abatangaga ku ngano, hari abatangaga umuvinyo, hari abatangaga amatungo, hari abatangaga abantu ngo bajye gukora ubucakara. Ibyo byose byabarwaga nk'umusoro. None mwebwe murataka se ugira ngo umusoro kera ntiwari akateye? Mu binyejana bya kera umusoro ntiwari woroshye, nta n'itegeko ryawugengaga, wajyagaho bitewe n'uko ba bosi babyutse. Bitandukanye n'uyu munsi,
burya hajyaho amategeko ndetse hakaba n'uburyo abantu bashobora gutakamba bagasonerwa. Iyo tuvuze umusoro nanone abantu ntibumve ko abantu bose bawutanga. Iyi si yose ntabwo isoresha. Burya hari sosiyete cyangwa imiryango y'abantu idatanga umusoro, nk'abo bita le peuple isolé, ba bantu bituriye mu mashamba. Abantu batuye mu mashamba se ntimujya mubumva? Bibera mu mashamba ya za Amazoni, muri za Amerika y'Amajyepfo, aba bituriye hafi y'uruzi, aba bituriye hafi y'ibiyaga runaka kugira ngo bajye bitungirwa n'amafi. Abibera mu Buhinde mujya mubumva leta itazi n'imibereho itemere no kuyimenya. Abibera muri za Australia, abaturage benshi ntabwo bose babaye uko nguko tubayeho. Burya hari abibera mu yindi si, baremye isi yabo bitewe n'impamvu zitandukanye. Izo mpamvu wenda twavuga, hari ababaye mu mashamba kubera impamvu runaka. Dufashe nk'urugero, hari abagiye mu mashamba bagiye korora, bahageraho bagaturayo bakazibera abanyeshyamba n'amatungo yabo, ntibazigere bamenya ibibera hanze y'ishyamba. Bakabayo n'ibinyejana n'abazabakomokaho bose bakazibera bakanyamashamba bikarangira. Hari aba mu mashamba kubera impamvu z'uko baciriweyo. Ubuse kera babandi bajya kuroha ku kirwa cy'Ijwi, niba koko ariko byagendaga kikaba cyari ishyamba, abo bantu utekereza ko batagumyeyo? Usibye ko uko babivuga we nta gihamya dufite. Ariko niba ari ahantu hari amashamba n'ubu hakaba kiri amashamba, abantu baba batuye muri ayo mashamba ntabwo bajugunyaga abantu ngo bapfe, ntibabiciragayo kubatayo gusa, bakirwanaho bakareba uko babaho, bakahinduka bakanyamashamba gutyo. Ariko simvuze ko abatuye ku kirwa cy'Ijwi ari bakanyamashamba, ntabwo ari cyo nsobanuye, ahubwo ni urugero nk'uko kera bavuga ko hari abo bajugunyaga mu binyejana bya kera. Hari abandi babaye mu mashamba kubera impamvu z'imibereho cyangwa se kubera amakosa bakoze, bagahitamo kuyahungiramo, bayageramo bakazayaturamo, bakayabyariramo, bakazaba ubwoko bw'ishyamba, bakibera muri ayo mashamba ibinyejana n'ibinyejana, ibisekuruza n'ibisekuruza, bakaba bakanyamashamba. Abo rero nta musoro batanga. Ariko nubwo nta musoro batanga, abo baturage biberaho nk'ababa mu isi yabo, nubwo badatanga umusoro kubera ko usanga bafite amategeko yabo bihariye, nubwo badasora usanga bafite uburyo batanga ku musaruro wabo, nko mu gikorwa cyo gutura imana zabo baba basengera muri ayo mashamba. Uzasanga bafite imyemerere yabo, uzasanga bafite imisengere yabo, uzasanga bafite indi imana zabo bemera, uzasanga bafite ukundi kuntu babayeho. Nabo rero barahinga, bakorora, bakeza, bakagira icyo bagenera imana zabo. Imana zabo se ko zitarya, ubwo abakuriye izo mana zabo cyangwa abahagarariye izo mana zabo muri abo bantu si bo birira uwo musaruro? Uwo nawo ni umusoro, nubwo ufite indi sura, ariko naho burya barasora. Umusoro waje ute mu by'ukuri? Umusoro waje ufite inkomoko ebyiri. Inkomoko imwe ni politiki, indi ni inkomoko y'iyobokamana. Ku nkomoko politiki, burya umusoro utangirana n'igihe umuntu yatangiye gutema amashamba, igihe umuntu yatangiye guhinga, igihe umuntu yatangiye korora, igihe umuntu yahagaritse gutungwa no gusoroma no guhiga, nibwo buryo umusoro nawo watangiye. Icyo gihe uwabaga yejeje byinshi yasabwaga gusagurira abakuru b'umuryango nk'abayobozi, nabo bakabishikiriza abakene. Ntabwo bose babaga bejeje. Indi mpamvu iri politike, nyuma hagiye habaho n'intambara z'amoko n'imiryango. Muri ayo mashamba bahuriyemo, umuryango umwe ukaba wajya kunyaga undi, ubwoko bumwe bukajya gutera ubundi, bagasahurana imitungo yabo ndetse n'amatungo bakayatwika, bagatwika n'amazu yabo, byose bakabanyaga. Noneho ubwoko bubona budashoboye gukomeza guhangana, bukitoramo abantu b'inkorokoro, abakomeye bafite ibigufu bashobora kurwana n'abo banzi, bakabashinga umurimo wo kurinda imiryango, bakabashinga umurimo wo kurinda ako gace batuyemo. Ntibahinge, ntiborore, ahubwo bakazaba bagenerwa ku musaruro wabo barinze.
abo ngabo ese wavuga ko ari umusoro w'ubundi buryo? Wari umusoro, ni igihembo batangaga bakigenera abo babarindaga, babarindiraga umusaruro, bakabarindira n'umutekano. Ni mu myaka ya kera cyane. Izo nizo mpamvu za politiki. Impamvu ya kabiri ni impamvu nyobokamana. Impamvu nyobokamana ni amaturo yasabwaga abaturage ahantu hose. Abayobozi babo mu by'iyobokamana bakaba baremeje abaturage ko ari bo bahuza babo n'Imana. Ubundi ayo maturo akigumira mu butunzi bwabo bihaye Imana. Ndavuga Imana muzishyire mu bwinshi, ni ibigirwamana. None se ko Imana itarya, Imana ikaba tutayibona, Imana ukaba utayikoraho, umuntu ukubwira ko ayihagarariye, ko ugomba kumuha ibiyigenewe kugira ngo abiyishyire, mama wahurira he nayo? Ibyo bintu abiyihera hehe? Nuko byagendaga rero, byigumiraga mu butunzi bw'abo bantu bavugaga ko ari abahuza b'izo mana n'abo baturage. Ariko kubera imyumvire y'abo baturage babitangaga batitangiriye itama, kubera n'ubwoba bw'ukuntu barabahahamuye, bababwira umujinya w'Imana n'uburakari bw'Imana. Izo mana zabo nizo zagwishaga imvura, izo mana zabo nizo zatumaga ibirunga biruka, izo mana zabo nizo zateraga imyuzure. Bakabwira ati rero nimuziha amaturo, ibyo bintu byose byazaga bitwangiririza ntibizongera kubaho, bikarenga bikaba. Burya inyaryenge zabayeho kuva kera, indyarya nta gihe zitabayeho, indyamitsi zahozeho kuva kera. Ngibyo iby'umusoro kuva na kera, mu mpamvu politike no mu mpamvu nyobokamana. Umusoro ni uwa kera cyane, kera cyane. Burya uturutse muri antikite, igihe tuvuga ko ari igihe cya kera, mu myaka y'ibihumbi 3500 kugera mu myaka y'ibihumbi 3000 mbere ya Yezu Kristo. Twibukirane neza ko icyo gihe babaraga mukoro baturukaga hejuru bagaruka hasi kugera bageze kuri rimwe ku ivuka rya Yezu. None ubu twaba tugeze mu mwaka w'ibihumbi 2000. Icyo gihe ni ukuvuga ngo hashize imyaka, ufashe ubu turi mu bihumbi 2000 wayiteranya kuri 3500, hashize imyaka 5500 umusoro utangwa. Ubwo rero abawinubaga mwihangane, ntabwo ari mwe mwenyine, nta nubwo ari mubi, watanzwe kuva kera, yewe ntuvutse ejo bundi, hashize imyaka 5500. Abawusaba n'abawutanga bagendera ku mpamvu zitandukanye zabayeho kuva icyo gihe na n'ubu zirakomeje. Ndetse impamvu y'umusoro iyo urebye usanga ijya kuba imwe, ndetse n'ibisobanuro byawo ugasanga bijya kuba bimwe. Muri iki gihe umusoro wafatwaga n'abaturage nk'ubujura bakorerwaga n'abanyembaraga. Muri iki gihe umusoro wafatwaga n'abaturage nk'ubujura bakorerwaga n'abanyembaraga, ukaba waratangwaga mu buryo butatu. Abaturage bawutangaga barira, abaturage mu kababaro kenshi, ariko uzi kuba uturanye n'umuntu ejo bundi ati mbaye bosi wawe, uzajya umpa ku musaruro wawe, ukajya guhinga kureba, we akoza akarenge ukaba ugomba kuzamuha ku musaruro wawe. Ibyo byatumaga abaturage bababara, bakagira agahinda, ndetse bagafata abayobozi babo nk'udutsiko twishyize hamwe kugira ngo tubanyunyuse. Ibyo ni kera cyane. Nayo marira mu myaka 5500 bishize, abantu barariraga kubera umusoro. Umusoro rero nari mbabwiye ko watangwaga mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere ni uburyo bitaga requisition. Mbese umuntu agahaguruka we kubera ko nta kintu yigirira, akazajya gukora imirimo y'ubuntu mu buyobozi bwe. Mbese twabigereranya nko gufata igihe ibwami, uko basobanura gufata igihe byajya kumera gutyo, kujya gukora ibwami, kujya gukora ibukuru, kujya gukora ibuyobozi, igihe runaka cyarangira ugataha. Ibyo ngibyo byakorwaga bafata abantu, umuryango ugatanga abantu kubera ko nta bushobozi ufite bwo gutanga imyaka cyangwa umusaruro wejeje, ahubwo bagatanga abantu bazajya gukorera ubuntu ku ruhande rw'ubutegetsi,
bagatanga umuganda. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri ni uburetwa. Niba utarasoze ukaba wararenze kuri ayo mategeko n'amabwiriza, bashobora gukoreshwa uburetwa ukishyura. Uburetwa ukoze bugahinganywa n'umusoro ari gutanga. Nguwo umusoro kuva kera cyane. Undi musoro watangwaga mu buryo bw'ubucakara. Igihugu kikanyaga ikindi, akarere kakanyaga kandi. Wowe noneho niba ufite imbaraga udashoboye gutanga umusaruro wawe, ukazajya kwiba abantu, ukazajya kunyaga abantu mu kandi gace, ukabagira abacakara, bakakugira mu mirimo nsimbura musoro wari kuzakora ibwami. Abacakara bakayigukorera nta gihembo, nta merci, ubundi bagakora bagakoboka, bagasimbura umusoro wari gutanga. Nguwo umusoro umaze imyaka urenga 5,500 abantu bagundagurana nawo, batawumva, batawishimiye, ariko ntaho uzajya, kuko ubeshejeho benshi, ufashije benshi, utumye byinshi bibayeho, kandi impamvu zawo zirumvikana. Nubwo wenda n'imicungire yawo hari abayibazaho, ariko byagenda kose buryo urakenewe kandi ugomba gutangwa. Twikomereze n'umusoro. Umusoro muri iyo myaka ya kera, mu myaka 3,500 kongeraho 2 turimo 5,500, umusoro wari uhari. Nko mu Egiputa, mu Misiri, muri Egypt, umusoro wari umuzigo ukabije ku baturage b'abakene, kuko babaga bagomba guhora basa naho bapfukamiye abategetsi kugira ngo nabo bagire icyo bagabirwa. Abaturage b'abakene badashoboye kwivugira bakamurwaga n'abakomeye, bakabavanamo utwabo twose, bakabategeka gutanga ibyo bafite byose, bakabakoresha uburetwa. Burya ngo ufite duke natwo azatwamburwa. Umenya ari uko byagendaga, ariko n'ubu biracyabaho. Burya ufite duke ijambo ryawe riba rikeya. Muri Egypt rero, hariya mu Misiri, umusoro wabaye ikibazo gikomeye. Abaturage bahangana nawo, barwana nawo, ariko na n'ubu baracyawutanga. Imyaka 5,500 irashize. Mu Bugereki naho ntibyari byoroshye. Ho none abakire bose bari baragabanya ibikorwa bijyanye n'iyobokamana. Amadini barayagabana, buri wese ashinga irye, buri wese akagira imana ahagarariye. Dore ko bagiraga imana y'izuba, bakagira imana y'ubutaka, bakagira imana y'ishamba, bakagira imana y'imvura, yewe ntacyo batitiriraga imana. Izo mana zose zikagira abazihagarariye, bagomba kuzihuza n'abantu. Abo bose rero bagombaga gusaba ituro, bagombaga gusaba icyacumi. Ndetse byageze naho icyacumi kiba itegeko mu mijyi itandukanye. Nk'uwitwa Spesiros niwe wazanye ijambo dime. Dime ubundi bivuga dixième, décime. Icyo cyacumi, dixième, ni icyacumi. Ahitwa mu mujyi wa Korinte niwe wategetse ko icyacumi kigomba gutangwa. Ubusubaza imyaka ishize ingana iki, na n'ubu kiracyatangwa. Uwitwa Pisistrate wari uyoboye umujyi wa Atene, nawe ati icyacumi ntikinshika, agishiraho. Ni ukuvuga ngo ibyo wejeje byose wagomba gushyira hariya, akaba bizi ko byakabaye, ubundi agashyiraho 1/10, ukikorera ukamujyanira, ugashaka n'abikoreze, ukagenda mu gatura kwa bose. Murumva ko icyacumi cyaje kera. Ariko si ubundi icyo cyacumi cyo wamugana icyacumi gihora kivugwa, abantu ushobora gutekereza ko cyaturutse hariya. Icyacumi ni icya kera. Icyacumi nubwo gifatwa nk'umusoro, hari abagisabye nk'umusoro, ariko burya icyacumi ni icya kera. Ni icya kera cyane. Ugiye muri Bibiliya naho uragisangamo, ugasanga mu by'ukuri icyacumi cyarafatwaga mu Bayahudi, niho mvuga, aribo dukesha amagambo menshi dusanga mu bitabo byera cyangwa se bitagatifu. Burya Abayahudi bafataga icyacumi
kambivuge mu rurimi byanditsemo, comme un impôt spirituel, ni ukuvuga ngo ni umusoro nyobokamana, ni umusoro uturuka ku mutima. Abayahudi bawutangaga kugira ngo bafashe abakene, imfubyi, abapfakazi n'abanyamahanga babaga bari mu gihugu cyabo, ndetse no kugira ngo bafashe abakozi b'Imana, les serviteurs de Dieu, kugira ngo ubuzima bukomeze kandi bature Imana yabo. Mu gutura Imana yabo rero babikoraga bafasha abakene n'abatishoboye. Icyacumi nicyo cyamaraga. Usomye mu gitabo cy'iyimuka Misiri ibyo ubisangamo. Ariko nitujya mu madini ya Gikristo, uyu munsi icyacumi gisobanurwa mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere, icyacumi gifatwa nk'itegeko ry'Imana bagendeye mu byanditse mu isezerano rya kera mu gitabo cy'iyimuka Misiri, cyangwa se hari ababyita mu kuva bitewe na Bibiliya wasomye. Hari abagifata nk'itegeko, kutagitanga bikaba nka sakirirego. Uburyo bwa kabiri, mu isezerano risha hari abagifata nk'igikorwa cy'ubugiraneza mu gutabara cyangwa gufasha abababaye, ukagikora nta zindi nyungu utegereje, kigatangwa n'ubishaka kandi ubishoboye, nta gahato gashyizwe ku mukristo. Ibyo ni mu isezerano rishya. Ariko mu isezerano rya kera kutagitanga byafatwaga nk'icyaha, byafatwaga nka sakirirego, bigafatwa nk'aho wigometse ku Mana. Uburyo bwa gatatu ni uko icyacumi kitatureba. Haravuga bati twe nta cyacumi dukeneye, icyo ntikitureba, bakanyuzamo andi mayeri, bagasaba amaturo mu bundi buryo. Hari benshi mwumvise bafite uko babivugamo bakabona ibirenze icyacumi, ndetse bakanavuga ko icyacumi cyari umugenzi w'Abayahudi, kandi twese ntituri Abayahudi. Nta mpamvu yo gutangira rero twirirwa dusaba icyacumi, dutegeka icyacumi kandi tutari Abayahudi. None se wowe urumva wasengera he ukurikije uko abantu baka iki cyacumi? Ku ngingo ya mbere, aha niho amadini menshi arambiriza. Aho abigisha muri yo bahoze bake bayo ku nkeke, yewe bagashyirwaho n'amande nk'ay'imisoro mu gihe bakerewe kwishyura icyo cyacumi. Hari n'aho usanga idini ryinjira mu buzima bwite bw'umuyoboke, ubundi umushumba agashaka za maneko zigomba kumenya ingano y'umutungo cyangwa icyo umuyoboke yinjiza buri gihe, ubundi akazategekwa ku gahato kubyishyurira icyacumi. Wowe se urumva wasengera he? Ugendeye kuri ubu buryo tuvuze hejuru, wahitamo hehe? Iyo tugiye kureba mu bitabo bitandukanye, dusanga mu by'ukuri hari uko bavuga umusoro, hari uko bavuga icyacumi. Ariko si iki cyacumi ko cyahindutse icyacumi, bamwe bakaba bahunga icyacumi, abandi bakaba badasinziye kubera icyacumi, abandi bakabura ibitotsi, abandi bikabayobera icyacumi ko cyabaye icyacumi. Abagitanga se ko mwinuba mukaba murira, kirababangamiye? Muzigiraho batagitanga, ni uburenganzira bwanyu.